Eregana n'ubu ngubu ntabwo ndabasha gusobanukirwa, nabwo urambwira neza sindabasha kumenya impamvu ki. Ndahera he? Ndakugira inama mpereye kuki? Reka nkubwire muvandimwe, baravuga ngo ubwiza bw'umugore ntimubuza kuruha, kandi ngo nyine niba navuga ngo uvuka urindushye karinda usaza urindushye, nimba bavuga ngo kuko ndavuga ngo umuntu ngo asetaye mu gitondo burinda abwira n'ubundi ari ntabwo mbizi. Iyo ndebye ibintu biba biri kumbaho mba mbona nka filime iri kubaho, kuko sinibaza ukuntu mu rugo habaye ibibazo, papa wanjye yajya mu bitaro, biba ngombwa ko ari njye uzajya umugwaza, ibivaho njya mu kazi ko mu rugo, munde ko mbona ubushobozi bwo kuba nabasha kujya mugemurira. Bosi wanjye ati ngomba kuryamana nawe kugira ngo ukomeze ube hano, birangira mbacitse nzi wawe, undangira akazi ndabigushimira, ni byiza pe, urabizi ko byagenze nawe ushaka kuryamana nanjye, bivaho njya gushishaka umugabo. Utagiye kure nagusabye imbabazi. Ndabyumva ndikeye kukubwira. Yego. Ngiye no kuri kwimana ninzi ko navuye muri byose numva ko mbonye umugabo ugiye kumpindura ubuzima, mbese ngiye kujya mu ijoro napfuye, numva ko mpunze ibyo bibazo byose ubu nyine nsubijwe. Nimba ari ikintu kimbabaza ni ukuri ngiye gushaka umugabo, nkashaka ahubwo mukuru wanyu mwese, mba ariko mbyita mu ngeso, mba ariko mbivuga, mbona ntimwe muvukana mu nda ariko mu mico, n'abavuga ko burya abagabo bose ni bamwe, kuko sinibaza ukuntu umugabo nashatse arantoteza kandi nabonaga yitonda, twari tumeranye neza, ariko ntibyakiye kabiri yahise azana indaya mu rugo. Iyo ndaya yangira amahirwe biragiye, ndavuga ubu ndatuje, none ataha yasinze, najye simvuga, najya ndavuze ati ntukavuga akantuka, nkubwiye ngo mperuka kwishima ryari ntabwo wabyumva. Ni ukuri ndakumva kandi ndagushyigikiye cyane, gusa hari ibintu nka bitatu nshaka kukubaza nk'umuvandimwe. Kuri bimeze bite? Meze neza. Mbese gahunda yawe imeze iti ko mbona umeze nk'umuntu washinye ubushyitsi nta kintu urimo kwibwira? Uranyirukanye se bro? Oya ntabwo mwirukanye, ariko wari wambwiye ko utazatinda, none ndabona bimaze gufata iminsi n'iminsi. Ufite gahunda kugenda ryari? Ufite gahunda muri make yambwira ibyo bimeze bite? Ese buriya ndamutse ntinze mu gacyari ikibazo ra? Ariko gatinda ku bintu nzi, ngiye sinzi, waje umbwira ko ari iminsi mikeya uje kundeba tukaganira ugahita usubira mu byaha. Akazi waragahagaritse, nta kazi ukigira, bimeze bite? Mbekubwire se cyangwa mbyihorere? Kora ibyo wumva biri ngombwa kubikora. Oya nabyumvise, uranyirukanye kamvuga ibihari. Njye ntabwo nakwirukanye, ndashaka kumenya gahunda yawe nyirizina, byifashe biti? Ntabwo ndi hano iwawe mfite gahunda, ahubwo ndi hano mfite ikibazo. Meze ko mfite umugore se? Iyo byakunaniye no gushaka kandi ushaje kundusha. Ibyo byanjye byo gushaka byihorere, ndakubaza we nsubiza ibyo nakubajije, umpe gahunda yawe ifatika, hanyuma tuyiganireho numve niba bisobanutse cyangwa bidasobanutse. Gusa ikiza by the way yagutusha heza, muri mu nzu nziza, mbese ibintu byinshi cyane ndabona byarahindutse kuri wowe, wabaye inzobe. Arakugaburira se basi byibura? Baravuga ngo ijoro bari wariraye, gusa nshima Imana yampaye umubiri mwiza nubwo namara icyumweru ntarya. Iyo umuntu ambonye aravuga ati umuntu abayeho neza. Tushye rwose. Kandi ikindi mbona
iyo nsohotse no mu gipangu nkagenda abantu baravuga bati dore umugore mu bakire, dore umugore w'umubyeyi yabayeho neza waduha urugo ruriya, ariko mu by'ukuri ntabaze agahinda mafite. Uzi se buriya reka nkugire inama itarakana kandi n'umuvandimwe, ibyabaye byose ndakwinginze please byibagirwe, witekerezeho wubake. Uburyo ugomba kubaka burimo guca bugufi. Ikindi, niba uzi ko akugaburira ntacyo umusaba ngo akikwime, umugabo uwo ari wese yabikora, byamubaho. Ariko wenda icyo kibi kirenze ni uko yarazanye umukobwa mu rugo rwanyu, mwari mukihimukira se? Uzi n'ibyabaye, twagiye mu nzu twakuremo ubukwe twabagamo, numva ko ari inzu ye. Yego. Kumba amafaranga twakoresheje ubukwe yose ni kerede. Wumve ngo iyo umuntu afutse naburi ndabwira cyangwa umuntu asitaye sinzi ukuntu baca uwo mugani. Amafoto y'ubukwe barayibye, kameramani ngo yarabuze. Jesus Christ. Inzu tugiyemo nzi ngo ni iyacu, ntibwakiye kabiri bayidusohoramo. N'iyi nzu uretse ko avuga ngo niye ko nabyo simbihamye simbizi. Ubu ngubu nzajya numva icyo ambwiye bifate nk'aho ari ukuri cyangwa atari ukuri. Bitewe n'ukuntu mubona njye bisigaye nshaka. Icishe bugufi umwumve, mujye mufata umwanya mwicare hasi muganire. Burya ibintu byose mu biganiro birashoboka. Mwicaye hasi mukaganira, nzi neza ko yakumva. Ukumva ikibazo cye, ushobora gusanga ikibazo ari nawe atari we. Gute se ataha yasinze buri munsi? Aravumba se? Reka da. Ariko mufande reka nkubwira, wenda sinzi nabo navuga byinshi ntashaka. Ni gute waba warasezeranye n'umuntu mubana, ntumenye umushahara, ntumenye akazi nyirizina? Ayo niyo makosa rero ukora gahari. Ntumenye ngo esese. Ayo niyo makosa, ntabwo uba ugomba kubimenya. Upfa kuba ubona wariye wanyweye umeze neza mu rugo. None se simenye umutungo w'urugo, umenye ngo bigenda gute? Ni nayo mpamvu wande kunyakira se. Basi nk'amazi basi ninyweye. Ibindi ndabikubwira nyuma ntacyo. Uzasanze uri kuyanywa? Ni umugabo ariko nambwira ko nayiguriye. Mpamvu bivuga ntabwo biza. Basi nyihera amazi ninyweye. Ibyangiro byo kwinjira mu buzima bwanjye bwo gushaka no kudashaka nta kintu bikurebaho. Mbese kumva umufite nyine ukaba waramutaye ukaza gucumbika aha ngaha, ubwo urumva wabayeho gute? Biroroshye. Bivuze ngo uyu munsi ngomba kurara ntashye cyangwa wenda nkazataha ikindi gihe, ntawamenya. Gusa njye narashatse urabizi, ariko hari ibindi bintu byagiye byivanga mu makuru. Kro, ushaka kunsubiza ibyo nakubajije cyangwa urajya mu mahamba yawe? Ibyivanze ni ibiki, bimeze bite? Nsubiza ibyo nakubajije. Okay. Nashatse umugore ni sawa, ndamubahisha, bamwe baramumenya abandi ni sawa. Ariko nyine hari igihe cyageze yivangamo ibindi, nyine hazamo undi mugore, numva nawe n'umugore. And
bro esprit byagenze bite saza burya si ikintu wako tuzi urebe ko byakunda man yowe Kari. urashaje mani usike wagira ukicara akira wongera utera kwanza maze ubona ko ukumbwira ibyawe Bro, imyaka myinshi comment ça va? ah ça semble aller Très longtemps. ça fait longtemps quand même Man. uracyazishobora Oya. kumeruka kera mani ufite sofre mu kibuga utera kane byatari Uribuka denga nateraga muri basket. none se waki utera gatebe hakumuhanda Maze imisi nakoraga siporo. Bro, navuze ngo reka niyongoze ndebe. Yaba ndebe ko najya ariko hakura cyarimo bro iki wapi man. Bose amatuzo ndayafite man. ko cenka imyaka nk'itandatu ntaguciriyera Tandatu gusa sawa ubwo. Plus de 10 ans. hakusikora ibyo Imyaka irakaboka muri 11 aho. Ese ntiduherukana 2015. 2015 uru ni cyiza mani. Mani, wewe mbona? ngiye mani bando niponda cyazishobora Rosek man mwanangu. Vipi? Rust hano hafi Yebana ni hano hafi kabisa kumanuka gutya ngakata hano gutya mu ntuza. kuno ni hafi yawe hano hirya gutya mu kabuga none Yeah? You serious? serious Kuva ryari? hawo tugenda yereke iwawe nibura one day nzaza dusangire n'agacupa Ya man. ariko cyazishobora n'agatame kwa kundi kwawe nakaba kariho nimefurahi sana kukupata bro Mimi zaidi bwana. sio yani si mchezo kabisa hako yo Comment ça va? abana abaturanye bawe cyane. yeah Kalisa, Stivo. twangu kabisa wa siku Sasa nyingi leo- kabisa Nyumbani hapa? kweli ete Hapa kabisa kwangu bwana. bro Ewa, nimeshangaa ile mbaya sana yani long time hatonani umeshajenga nani ni kweli bwana. mzinga mkubwa kama huu Mwenyezi Mungu bwana kajalia bwana. hongera sana bro Asante sana, asante. I say sasa sitaingia nilikuwa kwenye sport kama unavyoona kwa sasa mimi niondoke bana Haya, tawai nitajaribu nifike nyumbani tu kwa hiyo nitembelee siku yoyote. amna noma Nambari yangu nikupe nambari yangu. nipe na Ah. unajua tulikuwa tumechemsha bila kuchukua hiyo namba yako itakuwa Ni noma sana brother kweli. Wanipataje basi? ndio hivyo kila tu hapa mwanangu I say naona pesa unazo mwanangu Hizi. shale kabisa acha nikuflash Haya, ni flash bwana. hiyo hapa imeingia Tayari. haya Haya, asante sana sasa ndugu mimi yangu. nina sport bwana Haya. Basi siku yote kabisa nipigie. usijali mwanangu Poa. poa Poa. lakini kapoza nyumbani tumia maji mengi Ni mwanangu kweli kabisa. sasa mshikaji wangu Poa, uko wapi poa. mwanangu Poa. Kalisa kweli. Karibu. Boda muraho. amakuru yawe Karibu. murakoze Mesa neza. turaho turashima imana Murakomeye. ni ibisanzwe Ko mutusuye se amasaha ntabamenye. jye nitwa Kalisa ni inshuti y'umutware wawe Okay, ni byiza.
ariko nigeze kuza hano udahari ibyo ari byo byose niyo mpamvu utanzi. Umvikana. Yaba hari se? Oya agiye mu kazi ntabwo amuhamagaye. Oya juste kwa ko nari nyuze hano muri quartier yanyu ndavuze reka ntabwo rero ndi wamuhamagaye ndabaye kamanyiro ko akora amasaha mu gitondo yenda ndahamusanga. Ariko ubwo bibaze ko aceba mu minota 20 agiye. Oh la 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 la. Okay. Kandi ataha ndamukanya ni nko mu masaha 8 wenda arabageza. Saa 8 se ntabwo namutegereza. Byaba ari kera. Ni ukuvuga ngo ntabwo yaje kikarenya abari saa 7 ariko saa 8 nibwo ntabwo zarenga sinzire niba mutegereza cyane. Reka ngende ndamuhamagara tuvugane hanyuma buriya kuhamagara nanyura naho hari nkamo nanjye ndamubwira yuko amubuze uze kugaruka nta kibazo. Wanamuhamagara buriya gahunda ari buze kumunenda uze kugenderaho. Nta kibazo ushobora nari nta kibazo. Reka ngendere buriya naho butaha kuza nyine utafikishije umuntu nyine niko bigoye gusa kwa ko nanjye ntabwo ntuye kure yanyu hano gatoya hano hirya mu Kabuga urahabona. Ni hafi yaho urumva nari nyuze hano niyo nzira nanjye njyana mu kazi ndavuga ko transport ndayifatira imbere kamanze mu ngiro hangano mbe kwa amasaha na saa 3 yari bikiri kare. Hanyuma se ntabwo nabashaka ikintu cyo ko mwanywa. Madandiho turakoze. Yacyari mu gitondo reka ngende bwakeye kandi ubu navuye mu rugo fashe breakfast urumva. Aracyari mu gitondo ahubwo tuzasangira garutse. Muvuye mu rugo nta kintu mufashe ko kuvuga. Babye kwirwa bikugora. Mwe kumerekeza rero reka nihute. Sawa. Sawa umunsi mwiza. Yego. Ngo muraza kumuvugisha. Nta kibazo rwose. Sawa. Se chérie, wampaye amazi akonje. Tuzi dukonje ndumva hari cyokero cye. Ahubwo chérie. Naraza nanda amazi. Hari umuntu waje gukureba arakubura. Shikundi haramba ntabwo muzi? Ntabwo muzi gambere ndi mubonye. Ni muntu ki n'umugore n'umugabo niki? Ni umugabo w'igikara munini. Ufite inda. Yiteze ingofero. Yavuze ngo aje gukureba. Kureba sinzi nimba amaso. Ndumva atari kuza neza ariko ubwo niba yaje nyine akambura azagaruka. Ako yambwiye ngo yaguhamagara kubura telefone yawe haracemo nk'iminota nka 20 cyangwa se ntigiye. Reba mu. Ni karibu. Bro? Yeah. Yes, Karisa. Bro. Fine urahageze. Ndahageze kabisa. Karibu. Asante sana. Se telefone yawe wabaye iki? Telefone yanjye sincyo ariko siko ko yaririwe. Sinibyo byo naguhamagaye cyangwa washyizemo code sha oramburotse. Karisa ndakuboroka ngo hori kimwana wa mama. Nuyu nguyu. Nigeze kugera no mu masaha nyine gutyo ndimo nyuza hano muri quartier. Ndavuga ntaguhamagaye ndavuga ni reka ndebe ko hari hanyuma ngusuze gatoya. Ni karibu ndako ntamabira ari ahubwo hora nibuka. Ariko cyagiye twari mu sport nyine. Urumva nandahibuka nago nahewagirwa. Long time man. Long time bro. How are you? Cool. Yeah. Mwamufite amazi, mwamufite kaji nta kibazo. Nakugira inzaka. Karisa se yari gotomera di. Mwana cyese amasaha n'ubundi. Aho gakereye. Amazi yatebye ageze ko. Narishyiramo wa mugari. Bari gotomera da? Promeze bite se? Poa. Kuva cyagiye twe tutarabonana. Kabisa. Namanito akaradutengwa ku rwego rwo hejuru. Bana. Siku nyingi bwana. Kabisa. Ila tu naona kabisa unamira mieta kama kawa. Sio kama wewe bwana. Jamani, acha mchezo wako. Bana.
karibu sana. yanibutse mambo za skuru. Izi mambo za skuru ziko hatari bwana. Bacyagira urwenya gakera. Nabonye usigaye ukunda gasiporo nka kera. Gake. Uracyakina ka basket se? Azi kuransa kera kubitamo amapani ya madenki yewa. No kurwanya ubukecuru man. Nese ko ningwe ntago wabasha gukora za detente zawe. Murakoze mama. Karibu. Asante sana. Iminsi miko ningwe man. Umuganura wowe. Kuna akantu kurabira. Akantu se? Ariko chérie. Sinari nagusabye amazi ariko banza unagemo umwana nanjye ndebe ko sawa. Karisa. Yule binti namkumbuka. Mbaya sana. Clarisse ni nani? Chantari. Chantal. Ndiye alikuwa mrefu si mchezo. Mambo ya skuru hii ndio. Ibintu byo kwishira bari danje. Amuru scolaire. Uribuka karirimbo kawa aturanye ngo amuru scolaire. Amuru ya danje. Ariko hari umunyikiyeho. Oya, ariko waje ntago yego wanjye cyaragira gisoni. Sane. Kandi n'uyu munsi nuko. Witwaza ngo chef de classe. Umbasha. Umwe ibihano bya buri munsi neza. Uri kwa kubera demo gusa. Erega yule binti ndiye alikuwa mrembo sana kuliko wengine wote. Kweli. Buri muntu wese rero. Lakini kuna kembamba kiliko kanaitwa Monica. Sijui kama unakakumbuka. Kembamba kekundu hivi? Kekundu. Nakaona. Mwanangu, kalikuwa bomba. Kalikuwa bomba kabisa. Yeye ana bomba. Gusa sasa usareka mbwira ikintu ki. Rwakera. Umugore mwiza bro. Umugore mwiza. Karisa wewe. Usende mbali bwana kimawazo. Ibiriho biravugwa mbara bivuge. Mfite umugore mwiza. Sikutanga care. Last. Mu gitondo nageze hano. Ndavuga reka ari ibintu byo kuvuga ngo ndafata kananga wero utaza gusanga byabaye ibindi ariko umugore mwiza usitanga care uskwita ku bantu jani sijui nisemeje mwanangu. Ni Imana yabikoze ariko burya don't judge the book by its cover. Burya umuntu agira defo na qualité. Asante Sidiat. Asante. Burya nkuko nabikubwiraga buriya. Sorry. Ariko bite umbabarire ntabwo aribyo byanzanye gusa ibiriho biravugwa ni bisanzwe ndugu yangu. Biravugwa burya ngo batumwemukira ngo ntabyera ngo di ni byose ni cyane n'ibya kava wavugaga. Sorry. Sorry. Uyu yitwa Clarisse Steven, twariganye inshuti yanjye for long time, igihe kirekire ntabwo twari duherukanye. Yaragiye nyine nawe yigira muri business mahanga iyo ngiyo, mbese tuza kuburana. Mu kuburana rero aho aziye twaje guhura randomly, twibereye muri siporo ebana nuko turaburaho kubera ko kira twe tukiri abana tukiri bato nyine. Ongeraho ko wari ufite n'akabazo umugabo wajye umwitaho niba ngombwa mujyane muri siporo. Nasanze yahagiye ebana kabisa erega cyane yatuze two koheza umuhogo gemba natugendanye cyane barakoze mara no nishimiye kumenya nawe. Madamu wakoze nanjye nishimiye kubamenya nk'uko yabikubwiye. Umutware wawe twara aba close friend ku ishuri cyane bikomeye, ari n'umuyobozi wanjye. Twize ko nakomeza buriya none se turaga style turacyari inshuti ntabwo dukaye ahubwo twahuye nyine bidutunguye hashigiye kirekire nk'uko yabikubwiye nibera muri business yongeye mu mahanga. Ariko uri Imana niyo igena igihe abantu bongera bakagera guti bagahura kama vile wanaswera wanavyosema kwamba
milima ndio haikutane, lakini watu wanakutana kweli. Jari mbengize tunda tugora rero ngurwo. kugira Niko cyane cyangwa nyesi. birekeraho nta kibazo, ahubwo urategura vuba icyo mu nda bikeneye icyo mu nkono. So Kalisa na bana long time man, ariko buriya ariko ndebera umugore cyane so mwanangani kandi we shanya wamba waretse akambera umuranga wenda nanjye ko nabona ibyiza nk'ibyo ufite, ariko se harya umuntu abaranga baracyabaho? umuco ntabwo wacika.